we were introduced with chapter 8 tubona umugabo witwaga Sawuli mu buryo bubiri. One, ahagaze arimo kuwitnessinga bica Stefano bamutera amabuye, and akomeza gutoteza itorero noneho in chapter 8. Ariko muri uko kuritoteza kwe muri persecution ya church tukabona intumwa nyine ziba persecuted, ndetse bigatuma zinimuka zikava Yerusalemu bagatangira kujya hirya no hino, and in so doing hakabamo the preaching of the gospel. It's so amazing how God turns persecution into the spreading of his gospel. So it's one of the means Imana ikoresha to spread the gospel. Arimo no kubabara, gutotezwa, gufatwa nabi. Twanabonye ndetse urugero rwa Philip bwiriza inkone agenda Samaria, the cities that the apostles had ignored, ariko ku butumwa bwiza bwajyayo nabo bakizera ndetse bakuzura n'umwuka wera. And now let's continue with chapter 9 ibice 9 by'ibyakozwe n'intumwa. Umurongo wa mbere aravuga ngo ariko Sawuli, uwo ni wa Sawuli, yes, ni wa Sawuli wa ruhagaze ya witnessinga cyangwa se nahagarariye tegeka abari barimo kwica Stefan. Ni wa Sawuli watotezaga itorero as chapter 8 was starting. So ngo ariko Sawuli, kuki bitangije ariko nuko tugiye kubona indi shusho. Harimo abapersecutingwaga, abatotezwaga church, bituma church yagukira no mu yindi migi, abahunze bagenda babwiriza ubutumwa. Ariko no muri uko gukomeza kuvuga ubutumwa bahunga bagenda, Sawuli ntiyahagaze ngo ariko Sawuli akomeza gukangisha abigishwa b'umwami ko bicwa. So we yakomeje kubakangisha nubwo bo batakangwaga nabyo, bemeraga no kubipfira, ndetse n'abahungaga bakagenda. Icyo bahungaga, icyatumaga bahunga nuko kuvuga ubutumwa, nuko gukiranuka, nuko kuvuga Kristo. Aho bageraga bakomezaga kubikora nyine. So Saul rero we bakomeza kubakangisha ko bicwa, baza ko bari abasigaye Yerusalemu, ngo ajya ku mutambyi mukuru. Twibuke ko abatambyi bakuru nabo batari bashyigikiye the preaching of the gospel of Christ, kuko nabo bafatanyaga n'abandi gufata ba Petero no kubata mu nzu z'imbohe. So Saul rero ngo ajyayo ngo amusaba inzandiko zo guha abamasinagogi Damasiko, kugira ngo nabona abantu b'inzira ya Yesu, n'andi magambo, nabona abantu bemera bakijijwe, nabona abantu bavuga inkuru za Yesu, nabona abantu bafashe uwo murongo nyine wo kwizera Yesu, ngo abagabo cyangwa abagore ababohe abajyane i Yerusalemu. So nta kindi yakaga inzandiko zo kugira ngo akomeze persecution. So turimo turabona umuntu witwa Sawuli akomeje gahunda yo kurenganya itorero, akomeje gahunda yo kubangamira itorero, akomeje gahunda yo persecuting a church. Now verse 3 ngo akigenda yenda gusohora i Damasiko, umucyo uramutungura. Something is happening now. Ari mu nzira ajyanye inzandiko zijya gufata abavuga Kristo. Ntabwo yabonye batatanye ngo abihora, aracyakomeje ajya kubafata. As he was on the way, ngo umucyo uramutungura uvuye mu ijuru uramugota. Just picture that. Bifotore iyo phenomenon irakaza. Uri mu nzira urimo uragenda, nibaza ko yagendaga nyine yabahigiye, yabarakariye, arimo gutara umujinya mwinshi, and then something of a sudden comes. Ikintu gitunguranye cy'umucyo uvuye mu ijuru kiramuzenguruka, kiramugota. Ako kanya ngo agwa hasi, kubita hasi, ngo yumva ijwi rimubaza riti, Sawuli, Sawuli, undenganyiriza iki? You can see how n'Imana ubwayo na ba bandi tubona b'abapagani bakomeye in the degrees tubahereza ziri muri ranking dutanga ku isi, n'Imana irabazi even in their names. Nshaka kugira ngo tubone hano buryo mu gukira kwa Sawuli cyangwa mu gukizwa kwa Sawuli
mu guhindukira kwa Sawuli nta ruhare yabigizemo, nta n'uruhare rw'undi muntu, ari Imana ubwayo. Biduhereza isomo rivuga ngo guhindukira k'umuntu, gukira k'umuntu, it's an initiative y'Imana. Hari ikibazo twayaga tubaza ngo who is the initiator of salvation? Turimo tureba the sovereignty of God in salvation. Aha rwose birimo biratwereka this guy agize a spark, agize a point of return, point yo guhindukira kwe, yo gukira kwe, yo gukizwa kwe, but his effort, imbaraga ze, uruhare rwe n'uruhe, it's zero. Turimo turabona wari mu nzira akomeje gahunda y'ibibi, akomeje gahunda yo gukiranirwa, akomeje gahunda yo kugomera Imana, and something comes, ntababyohereje ntaki. Nawe ijwi riramuhamagara ngo undenganyirize iki? So Sawuli nawe ngo aramubaza ati urinde mwana? Who told him he's umuhamagara no mwana? You would ask yourself that question. Kuki atabaje ngo wowe urinde? Wibuke wa mutipe niwe ufite amakare wakaze nyine ugiye gufata abantu, nawe abaye fake. Reka tuvuge ngo abaye imbwa hano rwose, abaye fake, ikubise hasi, abonye ikimurusha imbaraga. Tekereze n'abari bamugose, bari bamuherekeje, because he was that mighty guy wari uyoboye ingabo nyinshi, bari bamuherekeje, babonye yikubise hasi, and he was a boss, abaye iki? So aravuga ati urinde mwana, ngo nawe ati uyu ninde? Wa wundi wamubwiraga ngo undenganyirize iki? Ati ndi Yesu. Kuko tugarukiye kuri hariya hejuru bavuga ngo undenganyirize iki kuri verse 4, ntituramenya uri uwo barimo kuvugana, kuko uyu barimo bavugana ni nawe wamwohereje uriya mucyo uvuye mu ijuru, uri very much stronger ku buryo yatumye yikubita hasi. Arivuze rero kuri verse 5 ati ndi Yesu uwurenganya. Mu yandi magambo, Yesu yarebaga Sawuli n'ibyo yakoraga byose yarabibonaga, kandi mu rukundo rwe yashakaga kumurescuringa kugira ngo nawe akire, akizwe. Binatwereka n'ikindi kintu wenda mbere yuko dukomeza, yuko urenganya itorero, urenganya umwana w'Imana, ntabarenganyije the person in the person himself, abarenganyije Christ in that person. Undenganya, persecutinga, untoteza for the sake of the gospel, between brackets, undenganyiriza gukiranuka kw'Imana muri nge, undenganyiriza ubumana buri muri nge, undenganyiriza Kristo uri muri nge, sinjye arenganya, ahubwo ararenganya Kristo wa wundi nyine, kuko yoza kuba ntamufite ntiyari kuba angenda. Reka nkoresha iyo terime. Na Kristo rero na wa wundi umeze nabi, tugarukiye hano hejuru tukabona kuntu Sawuli yari arimo yirukanga n'abana bantu bafunga bashyira mu zimbohe, anajya no gushaka abandi agakora n'ingendo ajya kubafata. With our judgment twavuga tuti that guy deserves death, akwiye gupfa, akwiye kubiryozwa, akwiye kubabara, akwiye nawe kwishyurwa, he has to pay, akwiye kwishyura ibyo akora, ariko indorerwamo z'Imana siko zimeze, siko Imana irimo kumubona. Imana irimo iramubona nawe nk'umuntu ifitiye impuhwe n'imbabazi, that akwiye gukizwa, akwiye kuba umwana w'Imana rwose. Wa muntu tubona ari ruharwa, wamaze ibintu, wangije ibintu, wa mujura ukora yiba, wa muntu ukora amafuti menshi, wa musambanyi utabireka, wa mwicanyi, wa murozi, yego wa murozi, wa wundi unyanga kurunuka kugeza hariya, ibyo namwifuriza byose Imana iramubona nk'umukandida wo gukizwa. Imana iramubona nk'umukandida wo gukizwa. Actually my prayer should be, Mana nawe wamukiza, umukiza. So Yesu rero avuga ati ndi Yesu uwurenganya. Ngo ariko arakomeje, Yesu aramubwiye ngo haguruka ujye mu mudugudu, uzabwirwa ibyo ukwiriye gukora. Starting to give him instructions. Saul yari umuntu wize kumvira yize kumvira rwose. Katuze turebe icyo yakoze. Ngo abagabo bajyanye nawe bahagarara badakoma. They are amazed. Barimo barareba ibiri mu kuba. The chief yikubise hasi, possibly arimo arareba hejuru, arimo ameze nk'uwumva ijwi, arimo arasubizanya n'ikintu, ariko bo ntibabyumva. So ngo barahagarara badakoma, ngo kuko bumvisha iryo jwi batigeze umuntu
ngo kuko bumvise iryo jwi batigeze umuntu babona. Nibaza ko wenda narimo kandi batigeze hari umuntu, nta muntu n'umwe bigeze babona. So bumvise ijwi ariko nta muntu n'umwe babonye urimo kuvugana na Sawuli. So biriya Yesu yavuganaga na Sawuli nabo barabikurikiraga. Ngo Sawuli arabyuka arambuye amaso ntiyagira icyo areba. Mu yandi magambo igihe Sawuli yikubitaga hasi yahise anahuma ntiyabasha kureba. So ngo baramurandata bamujyana i Damasiko, kandi n'ubundi yari arimo agenda agana, kuko Yesu yambwiye ngo komeza ugende ujye mu mudugudu waho. Ngo amarayo 3 atareba, atarya kandi atanywa. This is something that is happening to him. Nakwibaza iyo minsi 3 yatekerezaga iki? Iyo minsi 3 yumvaga iki? Ndimo ndashaka gutekereza ko muri iyo minsi 3 yamaze atarya, atanywa, atareba, yari arimo kuguma kurikoringa ya conversation. Sawuli undenganiriza iki? Urinde mwami, ndi Yesu uwutoteza, uwurenganya. Haguruka ugende. Nibaza ko aricyo kintu cyakomaga kigaruka over in his mind. Wenda n'abari bamuzengurutse bamurandataga, bamuyoboraga. Kurandata no gutwara umuntu aho atareba, ugenda umwereka nyura aha. Nibaza ko nabo bamubazaga what happened to you, akabasobanurira ati uko byagenze, ati nakubiswe n'inkuba rwose ndyama hasi, ubu sindeba, numvaga ijwi rimbwira gutya ariko nabo bararyumvaga. Ngo i Damasiko rero hari umwigishwa witwaga Ananiya. Umwami Yesu aramubonekera, aramuhamagara ati Ananiya, nawe ati karame mwami. Ijwi ry'Imana nyine iyo uryumvisha uraryumva, ntabwo uryitiranya. Ati karame mwami. Ngo umwami aramubwira ati uyu mwami ni uwuhe? Verse 10 batubwiye ngo umwami Yesu aramubonekera ati karame mwami. Abantu bavuga ngo Kristo si umwami rwose baribeshya. So ngo umwami aramubwira ati haguruka ujye mu nzira yitwa igororotse. That is the name of that route. Ngo ushakire mu nzu ya Yuda umuntu witwa Sawuli w'i Taruso, kuko ubu ngubu asenga. You see, hano Sawuli yamaze gukizwa. Ngo kuko asenga, kuko ubu ngubu asenga. He is praying. Mu yandi magambo yamaze gukizwa, yatangiye kundamya. He is worshiping. Ntabwo nzi neza version y'Icyongereza ikikoresha. He is worshiping. So ngo kandi nawe abonye mwiyerekwa umuntu witwa Ananiya yinjira, amurambikaho ibiganza kugira ngo ahumuke. So Yesu arimo arabwira Ananiya ati genda umusange, ariko at the same time arimo kubwira Ananiya, arimo na Sawuli ahari nawe arimo arakubonuza. So singiye kukoherezaho ntaguteguriye. Kristo buri gihe atwoherezaho yaduteguriye. Aho nkorera akazi kanjye ka buri munsi ni misiyo anyoherejeho kandi aba yahampeguriye. Aho utuye, aho ntuye, Yesu aba yarahakohereje ngo uhature kandi yarahaguteguriye kugira ngo uhagirire umumaro, uhakorere nyine. It's up to you, it's up to me kumenya koko kweri am I obeying Christ? Ndimo ndakora icyo yantumye hano koko? Now you would understand Ananiya asobanukiwe who Saul is as uwo Sawuli ari we. So Ananiya aramusubiza ati nimwiyerekwa ngo mwami, uwo muntu numvishe benshi bamuvuga uko yagiriraga nabi abera bawe bari i Yerusalemu. Ngo kandi nino afite ubutware abuhawe n'abatambyi bakuru bwo kuboha abambaza izina ryawe. Now urimo urabona hano ku verse 14 na 13, Ananiya arimo arabwira ati uyu mugabo inaha turamuzi, ndamujya imbere nimujya imbere aramfata kuko nanjye nambaza izina ryawe, I worship your name. Kandi bamugiye imbere arabafata akabazivuga, afite ubutwari inaha. Ngo umwami aramusubiza ati genda, kuko uwo muntu uwo ni Sawuli avuga ari igikoreshwa nitoranirije ngo yogeze izina ryanjye imbere y'abanyamahanga n'abami n'Abisiraheli. Nawe igisubizo kirabonetse. Haleluya. Yesu yabwiye abigishwa be hano nyine muri Acts 1:8 ngo muzabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya n'i Samariya kugera ku mpera y'isi. But these people were still in Jerusalem. Bari bakiri i Yerusalemu, ntibari bagashatse gusohoka ngo bajye mu banyamahanga. Kandi n'abanyamahanga nabo harimo abahamagawe, harimo abatoranyijwe, harimo abagomba gukizwa.
kandi bagomba gukizwa ari uko habonetse ubabwiriza. And these people, the apostles, they are not going, ntabwo barimo kugenda. Now Yesu aravuze ati uriya ureba ubatoteza ni igikoreshwa cyane, ndaje ngaruke kuri iryo jambo, nitoranyije ngo yogeze izina ryanjye imbere y'abanyamahanga n'abandi n'Abisirayeli. So he is now, a solution comes for the Gentiles. Bagiye kubona nabo ubatwarira ubutumwa bwiza, kandi koko tuzayibona inyuma. Ariko icya kabiri, who chooses who to go? Ninde utoranya ugenda? Ninde utoranya ugenda? It's Christ himself. Ni Imana ubwayo. Ngo ni igikoreshwa nitoranirije. My friends, turi bikoreshwa by'Imana. We are vessels. Twebwe turi bandi bo kudeciding, I'm going to do this, I'm going to do this. Ni nacyo kintu ngira ngo cyica abantu benshi, kibatera frustration na stress na stroke n'ibiki. Nuko we plan, and when we fail, when our plans fail, tukumva ko twafailinze nyine tweshuwe twashize. Isi yamaze kutwinjizamo ikintu kivuga yes, you are able, you are capable, urashoboye, the ability thing, you know, za motivation speeches, abantu inspiring abandi, you can do it, I know you are able. Who are you? Ese ndinde uri able? Ndinde ushoboye? Actually, it's to miss a point yo kumva yuko nshoboye, kuko niba nshoboye then I don't need God, kuko nyine ndishoboye. And therefore niyo nsinzwe, niyo mpamvu ngira iyo frustration. So twakagize that total and complete surrender to God, tukavuga ngo Mana ndi igikoreshwa cyawe witoranyirije, nkoresha icyo wantoranyirije. That is a great prayer. Mana ndi igikoreshwa cyawe witoranyirije, nkoresha icyo wantoranyirije. Indirimbo ya James na Daniela ngira ngo ibivuga, harimo amagambo I paraphrase utari ijambo kurindi, ivuga ngo gukora umukoro utari uwanjye nabyo ni ugutsindwa. Ngo Mana nkoresha icyo wantoranyirije. I think ntabwo nzi aho babikuye, ariko birashoboka ko babikuye hano, cyangwa niba batarabikuye kuri uyu murongo, completely birahura rwose. That is a great prayer. Saul yari igitoranywa cy'Imana. Imana yari yamutoranyishije kumukoresha. Telefone yanjye ni igikoreshwa cyanjye, nyitabiraho nabishatse, nkayikoresha kuri WhatsApp nabishatse, nkajya kuri internet, nkandika SMS. Ntabwo telefone yanjye yantegeka ngo oya uyu munsi ntabwo uri gukoresha SMS, rero urakoresha call. Niyo najya gukoresha SMS ngasanga ntikora, ndagenda niba yapfuye ngiye kuyikoresha, kuko ni igikoreshwa cyanjye nitoranyirije nkagura, rero ngomba kugikoresha nk'uko mbishaka. Ikibazo rero kiba iyo tubwiye Imana ngo Mana rero buri urabibona, njyewe ntabwo ndi igikoreshwa cyawe 100%, uzankoresha hamwe ariko ahandi nanjye nzikoresha. Nanjye ndi igikoreshwa cyanjye, naritoranyije, so nshobora no kwikoresha aho nshaka, kuko ni njye uzaho inyungu zanjye ziri. That is missing the point. Umwana w'Imana twagakoze total surrender, tukavuga ngo Mana ndi igikoreshwa cyawe witoranyirije, nkoresha icyo wantoranyirije. Now for Sauli rero we yaratoranyijwe kogeza izina rya Yesu imbere y'abanyamahanga n'Abisirayeli. Uwo ni Yesu ukomeje kuvuga verse 16 ngo nanjye nzamwereka ibyo azababazwa nawe uburyo ari byinshi bamuhora izina ryanjye. So tujya tubona yandika inzandiko nyinshi Paulo, tukabona yandika agaragara nk'umuntu wababaye cyane, kandi koko yarababaye, but yeah, it was a promise. Uyu ni Yesu uri mu kubwira Ananiya ni by'Imana yari yaramuteguriye nyine kuzanyuramo, and he didn't have to dodge it. He was dodging iby'Imana yaguteguriye. So ngo Ananiya rero aragenda yinjira mu nzu, ubwo ni ya nzu nyine ya Yuda yarangiwe, ngo arambikaho ibiganza Sauli, ngo amurambikaho ibiganza, aramubwira ati Sauli mwene data. Wow, you see ko Sauli yari yamaze gukizwa, kuko yari yamubwiye ngo ubu nawe ahari is worshiping, arimo arasenga, ari gusenga. Now hano akimurambikaho ibiganza aramubwira ngo Sauli mwene data. Ananiya yamaze kwemera ko Sauli yakijijwe. Sauli ni wamurambitseho ibiganza asakizwa. Ntawe,
God's initiation, ni Imana yabyinitiatinze kandi irabikora irabisohoza. Agakiza completely ijana ku ijana ni Imana igahereza umuntu. It's God who converts. Now, ati Sawuli mwene Data yamaze kumurecognizinga ngo umwami Yesu wakubonekeye mu nzira waturutsemo, biragaragara ko Yesu yari yabimubwiye byose, ngo arantumye ngo uhumuke wuzuzwe umwuka wera. What a great prayer. Uhumuke wuzuzwe umwuka wera, kuko Sawuli yari agihumye, Sawuli yari akiri impumyi, yari atarabona, yari akirimo kurandatwa. He needed someone. Imana yohereje Pana wiyohereje ngo aze abimukorera bino byose. Now, icyo gihe rero ngo arahaguruka arabatizwa. I love it kuntu biba byanditse ako kanya ariko bigaragara ko haciyemo Satan akanya runaka. So arahaguruka arabatizwa. Kubatizwa bikurikiye kubanza gukizwa. Ngo amaze gufungura abona intege, definitely aranarya abona n'imbaraga. Ngo amarana iminsi n'abigishwa b'i Damasiko. Babandi yaragiye gufata ngo amarana nabo iminsi, aherako abwiriza mu masinagogi yuko Yesu ari umwana w'Imana. We stop here today. Tubona duhagarare kuri uyu murongo wa 20 uyu munsi, tubona uburyo Sawuli ahindutse. Sawuli warenganyaga itorero ry'Imana, birangiye arimo gufatanya nawe yarenganyaga kubwiriza wa wundi yabarenganyirizaga. Icyo narwanyaga nicyo ndimo ndwanira noneho. You see, and that is how God can transform a person. Na wa wundi tubona ruharwa, Imana yamuhindura rwose. And we have even examples in uyu munsi. So nakuramo application ebyiri ngewe zihuse. One, my prayer ku bandi, kuba abandi mbona bananiranye, so kubasabira ngo bajye muri gereza bapfiremo bagwe mu birangire. So kuvuga ngo Imana izakwitura ibyo wankoreye, ahubwo nuvuga ngo Mana mu bubasha bwawe bariya nabo wabakiza. And number 2, nukuvuga ngo Mana ndi igikoreshwa cyawe, nkoresha icyo wampamagariye, no kwikoresha ngewe, kuko nikoresheje nayoba, natsindwa, naba frustrated. Ahubwo Mana nkoresha icyo wampamagariye, ndi igikoreshwa cyawe. Use me as you called me. That is my prayer and my application today. And at the end of the day, byose bigasentaringa ku kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu. Tuvuga ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Father, we thank you for this evening. Turabo wahamagaye nami, turasenga ngo dukoreshe icyo waduhamagariye. Aho tutarakwiha, we completely surrender. Come and take over, Lord. Ibitekerezo, ibyo twibwira, tuyobore, dukoreshe, ganza muri twebwe. Mwami, aho buri muntu wamuteretse kuri uwo musozi nyine umukoreshe. As you changed Saul, so change us, Lord. Thank you. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Amen.